mvuye ku rubuga rwa Kejoni bari kubyina bagaramye. Utazi ikimuhatse areba iki n'iki igitsure. Niba baragiye n'ubundi bamubuza ibi bintu nibye. None se mo muragira ngo tubigenze gute? Tubyumve se duceke. Boko dore Oda Pass nahanga urahansanze. Twese tugwa mu makosa nekereza ntago nje kumusabira imbabazi cyangwa iki ahubwo nekereza ko nyine abantu yahemukiye nabo abareze nabo bari bababaye, right? Bari bafite ibikomere bakuye mu bintu yavuze, ariko nyine ikintu gihari tumubabarire n'uwacu. None se bigende gute? Ntago bamukati, hari umuntu hasubashije ntibamukati ariko iminsi 30 my dear turayizi tarandi turayizi 30 taranti yahariya turayizi. Gusa biba byiza pe, biba byiza guhana umuntu wenda uyenza ku muntu cyangwa uteza ikibazo, ariko nka gutya tuba turi kubyina nabyo ntago biba ari byiza tu. Ntago ari byiza kubyina actually nyine tubyumve nyine nejo nanjye nakora ikintu biterata byiza sho. Warashaka kujya mu rubohero kujya guca imyeyo se muhungu Pasi ngo bimeze bite? Yeah, ni byiza Godfa. Nyuma yo kumva umuntu bita Jihad ubu turi kuvugana agiye kurira umwaka mageragere uri kwiyumva ute? Okay, ubundi sinjya nivanga mu birego by'abantu ariko nyine none se nyine u Rwanda haba amategeko ubwo babonye ari byo bikwiye. Urumva navuguruza ubutabera? Exactly. Ibi bintu harabikurikiranye. Barakoze. Aya okay narabikurikiranye ariko ntago najya deep, ntago nagiye deep kuko nabibonaga nkuko namwe mwabizanaga ku muhanda tukabibuza. Yego. Waradukurikiye uko byagenze byose hano? Cyari byinshi nabaga mpari kabisa, narumvaga. Warumvaga? Ubonye ukuntu bigenze? Ya nabibonye nyine buriya bafite impamvu ko biri. Mama yake na mzalama. Ntago babyumva. Abantu hano ndabona tugiye gutangira buhoro. Yego ko baraje ba Nyirabutisi gabahutu na burageze ndapfuye ba Nyirumudomo. Baraje b'abanyamazimwe bari. Ale. Pasi. Karame. Zero Park, KG. Mwumvishe? Chouchou. Mon amour. Ça va? Akoze wampaye ku mafaranga akoze ko yafite mwana wanjye. Wagiye ureka ibyo bintu. Se muhungu aragushaka. Mungu ari. Se muhungu. Wone ndivuga na Zinda. Ndi kuvugana na Zinda. Wese Zinda ndi. Zinda ngwino kuri live. Ngwino. Nyuma yuko ngwino. Urakoze. Nga yanjye ya nyonyo na nyonyo. Se muhungu mbwira uburyo wahagurutse mu rugo ukajya gutangira Jihad ikirego kibijyanye we yampano n'umwana wabyaye. Reka nkubaze Godfa. Uretse gato wowe ko bari babuze ibimenyetso Eric nani wowe nani yampano n'umwana. Cyangwa no kuntu Irene bayisabe yabeshye mu rukiko. Ngo iki? Ngo yabonye nyuma y'ingo nabonye ngo stati ngo kwa banyandike kwa update bamwitiranya na Jihad. Use ni umuntu utazi Jihad kandi yagiye muhaye na nimero akoresha. Urasetsa. Uretse gato yavuze ngo yavuze ko ariko wavuze kandi ariko yavuze nk'umuntu wazi Eric nk'umuntu wazi ntuza aya masambwizo kuri byagenze gute bira bintu wabibonye gute wabitanze ute? Ntabwo biregura urukiko rurarangira batazarangira oya bamaze kubamanura se bivuze ko byarangije kubura ariko nyine ubutabera bwacu burakora pe urakoze. Zinda zamuka. Yesu Kristo Kejoni kuba afunguwe Kejoni nakaza ariko ndababaye Jihad yagombaga kurekurwa nawe. Urumva? Ninde utanga amakuru? Oya Pazo yakomba kumanwa ko ari amashurega nayo ifite amakuru ko yabikoze. Pazo yarabikoze bira bintu n'umugome yakoze ubugome yarahemutse. Ibi byose Pazo ni washyize bira bintu hanze kandi abikorana ubugome.
urumva nabihanirwe rero ariko uzi ukuntu biriya bintu bitraumatizing wagize ngo se nuza ko bari mu Bubiligi arasetse none batangiye gukora ikintu bwabikoresheje kugira ngo ajye hanze nta soni viza se yibonye mu munota umwe cyangwa se ko viza y'i Burayi ugenda ugaseka ku kanya bagahita bayiguha nta soni. Hello, next. icyangombwa ni uko yamanutse ngo dupfa bareke bagende bajye biriya bintu bibate erega n'abariyo ni abantu kandi barasangaho konseye abasekirite barabakeya, you know what I'm saying. Nibatware n'agasonga buge ariko nako bakicara badi harya wowe wigeze usogongeragereza ngo wumve ukuntu ari mbi ko numva azigoza nta bya danjere gusangayo n'inshuti zawe usanga bagutegereje fata ku mavuta ari kumuririmbira ngo azabazana fanda zabazana ari kureba safanda zabazana ntibase kandi ubundi nishimye nk'umuntu wagiye no ku rukiko. oya se ngaho ubwo se gakoze bad bitch nkawe ushimishijwe n'iki ni ukuri? nshimishijwe nuko hari ibintu byinshi yakoraga bikafekita abantu benshi but finally akaba ari mu mategeko nawe agiye kwiga uburyo cy'ubutaha yazaza ikibuga akamenya ibyo gukora byiza. Uburetse gato niba umuntu bamuvuga rimwe kabiri gatatu ko yabangamiye abantu why ni ukuvuga ngo umunsi wawe umeze neza kubera Jihad agiye mageragere. umunsi wanjye uratese ese hari ikibazo nibaza we Morris niba ari Morris uravuga nta umuntu ko baba babaye ngo umuntu yafunzwe sibyo kandi twatwemeranywa twese ko mu Rwanda haba ubutabera bivuge ko umuntu baba bamufungiye ukuri muba mugira ngo abo cyaha yakoze babiretse baze mugira ngo abantu yahemukiye cyangwa abo bantu bose bababaye kubwe mugira ngo bahabwe ubutabera nandi cyangwa mugira ngo bo bakomeze bababare bagende bapfe bapfuke. ariko kubibyinirira nicyo ntakunze kuri bad bitch niyo mpamvu navuze gutyo so ariko amategeko agomba guhana ko yabyiniraga abandi rega nanjye mwarabyinira ibibazo ndeka nishime n'uburenganzira bwanjye ubundi nta kibazo arega ubutabera buriho kugira ngo budufashe kandi bube hafi buri muntu wese bahemukiye cyangwa bakoreje ngo bahita gute 30 jours y'amageragere mu 2022 no mwaka 30 jours igiye kumara umwaka ndapfuye 30 jours igiye kumara umwaka irawukunkumura noneho n'imanza ziriho turi no mu ntambara Yesu Kristo ahubwo ni mu mpera z'umwaka dorera Nick ngo keza rira please kwera iki sendera none bari kuza uretse gato ngo urire keza bari kugusaba kurira rira ndire aho ya mama kurira ariko nukuri reka mbabwire nta muntu wifuriza undi gereza pe sibyo nta nubwo gusa rero ikintu ntemera ni kwa kuntu bavuga ngo useka ngo umugabo mbwa aseka imbohe ariko nanone hari imbohe wagasetse pe hari imbohe nakutagaseka sibyo nk'umuntu yenda baburetse hari imbohe utagaseka babureka hari imbohe utagaseka bitewe nuko yenda iyo mbohe yari iri kwirwanaho yishakira ubuzima cyangwa iki sibyo hari umuntu donko wumva ikirego cyo kumva ni ibintu nyine bitari bigize undi abandi bantu bikomeretsa runaka sibyo ariko hari n'umuntu ureba akavuga ati uyu muntu ni ukuri yararengereye uyu muntu yarakabije urumva rero kuvuga ngo umugabo mbwaseka imbohe kandi umuntu nimba ribu ubwabyo bavuze ko bagiye bamuganiriza inshuro zirenze zingahe urumva ese ubwo uwo muntu nagenda abantu bakavuga ariko bagaseka cyangwa bakavuga ati wari warahanwe kenshi wari warabwiwe kenshi ubwo iyo mbohe nayo nisekwa biba ikibazo ra ikibazo si uguseka ikibazo si uguseka ahubwo ntekereza ko
nta muntu bitageraho. Niba umuntu yakoze n'ikosa ntekereza ko wenda Godfather. atari ukubura muri reka kuvugira n'umuhanzi wa kintu we urukobwa narwo ntabwo urukobwa ko udapasa ari kuvuga uzi ubundi ko bagahora baragura inkweto hari uri umufana ni gute abafana ndi bamwe kumva wowe sheri we ndavuga baby bad baby ukavugira mu cyamamare ariko uzi ko pasi yaririmbye nzapfa komeza Godfather waretse umva twese hano kuri iyi mihanda hari ibintu bitubaho nyine baratuvuga dukora amakosa dukomerekerezamo abantu n'iki ariko ni byiza wenda nyine iyo umuntu hari igihe umuntu aba akeneye wenda kugira ngo yitekerezeho right sibyo ntabwo muri byose kirimo ntabwo twagakwiriye kwicara ngo umuntu yishime hejuru yose kubera ko uyu munsi Jihad yagiye ejo hazagenda undi si ngenda umuntu watekereye cyane rwose agenda wapfuye ntabwo Jihad yagiye ntabwo Jihad yagiye azagaruka yazagaruka aragenda kabiri se iminsi 30 y'amageragere nawe ubwawe urayizi umwaka ni ibintu bizagera umwaka utaha Keza niwe uri kunya ko ndi kumva ibintu uri kuflashinga nyumvira nkuyura inde no umuntu uraho hasi uvuze ubusa urumva nanjye nakora ikintu n'undi yakora ikintu na Semungu yakora ikintu na Keza yakora ikintu gusa ni byiza kwiga nawe wenda abo yakomerekereje mu buryo butari bwiza nawe ni umuntu azata gusa tureke kwishima none yo kwishima oya none se uragira ngo Keza babare kandi yaramureze ngo abone ubutabera ariko mwagiye mureke mujye mumenya ukuntu cya Keza Godfather wituma Keza abantu bamwanga bamuganiwe ntabwo bari kumwanga none se singuye Semuhungu hano Semuhungu uzi ko isafata akavuga ati agomba kwiherera akajya munsi y'igitanda agasekera yakishimirayo hari icyo singuye Semuhungu hano ngo isafata akavuga akita Jihad